Rero mbere yuko nkubwira ibi bintu bitanu ukwiye guhagarika gukorera kuri telefone yawe ukimara kumva ino video, reka manze nkubwire ingaruka uzabona nukomeza gukora ibi bintu bitanu ngiye kukubwira mu kanya. Ingaruka ya mbere uzatangira kubona ni uko telefone yawe izatangira kujya itaramisha umuriro. Mu gihe wakoreshaga telefone yawe ukabona ibika umuriro neza, ukabona uyicaginga nka rimwe mu minsi 2 cyangwa se rimwe ku munsi, hanyuma ugatangira kubona umuriro uri gushira vuba, uzamenye ko hari ukuntu uyikoresha nabi, akaba ari byo bituma telefone yawe itangiye kujya imara umuriro vuba, itangiye kugishiramwo umuriro vuba. Hanyuma rero ingaruka ya kabiri uzabona mu gihe cyose telefone yawe utayikoresha neza, ni uko izatangira kujya igenda buhoro mu gihe urimo kuyikoresha, cyane cyane nk'igihe wafunguye connection ya internet, telefone yawe izajya itangira kugenda buhoro, cyangwa se no mu gihe utafunguye internet nabwo ishobora kugenda buhoro. Ikintu cya gatatu uzatangira kubona kizakwereka ko telefone yawe uyikoresha nabi, uyikoresha mu buryo butari bwiza, ni uko izatangira kugikwama cyangwa se kuyibloka. Nk'igihe uri gukoresha telefone yawe ukabona iribrotse, nta kintu na kimwe kiri gukora, cyangwa se igakora kwa kundi ucishamo urutoki hejuru uri kumanura kuri notification bar, akaba ari byo bikora byonyine, ariko ahandi hose akaba nta kintu na kimwe kiri gukora. Icyo gihe nubona ibyo ngibyo bitangiye kukubaho, rero uzahita uhagarika gukorera ibi bintu bitanu ngiye kukubwira mu kanya kuri telefone yawe. Hanyuma ikintu cya kane kandi cyo gikomeye, telefone yawe nutangira kuyikoresha ikagira shyuha kandi igashyuha cyane, uzitonde cyane, kubera ko ahangaho ishobora kuguteza ibindi bibazo bikomeye cyane, harimo nko kuba yaguturikana cyangwa se yo ubwayo igaturika mu gihe utayifite mu biganza byawe. Ndakeka mujya mwumva hirya no hino telefone zaturikanya abantu, akenshi ni gutya biba byagenze, ari ukuyikoresha nabi mu buryo bwo kuyinaniza.